Hello guys, ndagusuje kandi ngwaye ikaze wowe udahwema kunyereka ko turi kumwe mu gihe cyose ureba ibiganiro mba nateguye uhabwe umugisha. Nizere ko mumeze neza, abatameze neza mukomere mu ijuru hari Imana. Nkufitiye inkuru nziza cyane ikubwira ko nta ndwara n'imwe idashobora gukira. Imana dusenga, Imana dukorera, Imana yaturemye ifite gukiza mu kuboko kwayo. Iyo uciye bugufi ukizera ubundi ugasenga hanyuma ugakoresha ibyo Imana yaremye, nta kabuza rwose urakira. Tugiye kwiganirira ku ndwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, high blood pressure cyangwa se hypertension, aho usanga imbaga nyamwinshi barwaye iyi ndwara. Iyi ndwara ni indwara mbi cyane kuko yihisha mu muntu ugasanga yimaranye igihe, noneho yajya kumugudura cyangwa se kumukindura ikaba ari bwo igaragara cyane cyane. Niyo mpamvu abantu bagirana inama cyangwa se abaganga bagira abantu inama nibura kujya bisuzumisha nyuma y'amezi 6, ukisuzumisha ukamenya uko uhagaze, bityo rero ugakomeza kugira ubuzima bwiza. Reka nshima abantu bakoze subscribe, ba bantu igikumwe cyabo kibuka gukanda like ku kiganiro kuko burya rega tuba twavunitse, sibyo? Tuba twavunitse rero iyo umuntu abonye like ni motivation. Nukuri ntacyo bigusaba, ntaki ujye ubikora, Imana igihira ibiganza bibikora. Ibyakoze subscribe Imana ibirebe neza, abandika muri comment ari abashima ku biganiro byabanje, ari abashima kuri ibingibi cyangwa se bagatanga ibitekerezo cyangwa se bakavuga uko biyumva ibyo tuzaganiraho mu minsi izaza, Imana itugejeje y'amahoro. Ibyo byose bituma tugira motivation. Imana ibahereza umugisha. Mwebwe rero mudahwema kubikora. Umuvuduko w'amaraso rero abantu benshi nkuko nari maze kubibabwira bakunze kumarana imyaka myinshi, nayo mpamvu bakunze kuvuga ngo ni umwicanyi wa bucece, indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Niki rero gitera iyi ndwara? Kugira ngo tubanza kumenya igitera iyo ndwara hanyuma tukamenya nuko twayirinda. Ikintu cya mbere gitera umuvuduko ukabije w'amaraso ni ukurya umunyu mwinshi, kandi ukarya uno munyu nyine wo mu nganda. None hari n'amakosa abantu bakora ugasanga barawuriye bahise ko banaminjira ari mu bisiririya. Ni ikosa cyane, umenye ko uri kwangiriza ubuzima bwawe. Hanyuma ikindi kintu kijya gikunda gutera umuvuduko ukabije w'amaraso ni abantu babyibushye by'umurengera, obesity, cyangwa se ukaba uri mu nzira zo kubyibuha cyane. Biba bikubwira ngo nudacunga neza ushobora kurwara umuvuduko ukabije w'amaraso. Hari n'abandi bantu mu buzima bwabo batajya bakora siporo cyangwa se akamara umunsi wose atabizi ibyuya. Ibyo byose rero byatuma urwara umuvuduko w'amaraso. Hari abandi barwara umuvuduko ukabije w'amaraso babitewe no kunywa inzoga n'itabi, nabyo bitinde bitebuke wisanga wagiye muri abo bantu barwaye hypertension, agahinda gakabije. Hari abantu usanga bagira agahinda gakabije ugasanga wenda babuze ababo, babuze akazi, bahemukiwe. Ibyo byose bikakwirundumurira mu mutima ukaremererwa. Waremererwa nta kindi kintu bibyara uretse kurwara umuvuduko ukabije w'amaraso. Nshuti mukundwa, ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo twazanye mu isi, nta nicyo tuzabasha kwikuramo. Igihe wumva agahinda kagushegeshe, upfukame usenge. Uwiteka cyangwa se Yesu Kristo yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Niyo mpamvu rero Kristo ahari kugira ngo we ntashenguka, ntagira agahinda ngo karamwica. Niyo mpamvu yavuze ngo muze munsange ndabaruhura. Ako gahinda kawe, ubwo buribwe urimo bushyikirize Kristo, ntaremererwa, ntashavura, ntashengurwa, hanyuma akuruhure. Ako gahinda katazakuzanira ibibazo, usanga urugize na stroke, bijya bibaho. Niyo mpamvu nkubwira ngo bihereze Kristo.
kuba hari abo mu muryango bayirwaye. Hari igihe tugira indwara zikomotse ku ihererekanyamurage cyangwa se hereditaire, ugasanga abantu barwaye umuvuduko, mu gisekuru cyawe hakaba harimo abantu barwaye umuvuduko nawe ukaza kuwurwara. Niyo mpamvu ugirwa inama yo kujya wisuzumisha kenshi. Hari n'abarwara imivuduko bayitewe n'izindi ndwara, barwaye impyiko, barwaye diyabete, bityo bakagira umuvuduko ukabije w'amaraso. Hari n'abandi usanga bafite umuvuduko ukabije w'amaraso babitewe n'imiti banyweye igihe kirekire. Birumvikana ko nyine n'umuntu wa diyabete kubera n'imiti abanywa ya cyane usanga yamuteye umuvuduko. Ni nayo mpamvu mbabwira ngo ni ukuri mugaruke kuri gakondo, kandi gakondo si mbi, ahubwo nanone iyo ifashwe nabi nabwo iba mbi. Nkunda kubivuga, kurikiza urugero rwiza rwo gukoresha ibyaremwe nta ngaruka bitera. Ibimenyetso rero bishobora kukwereka ko urwaye umuvuduko, ariko kandi ntabwo bigaragara kuri buri wese, kuri bamwe na bamwe. Kubabara umutwe kenshi ukazajya wumva umutwe wawe urakurya, kuzungera ukazajya wumva ikizungera, kutabona neza ukazajya ureba ibirorirori kandi ukiri na muto atari izabukuru, ugahumeka nabi, rimwe na rimwe ukabura umwuka cyangwa se ikindi gihe ukawubona ariko nyine ukumva urahumeka nabi, ukababara mu gatuza, noneho ukajya unumva umutima wawe uri gutera bidasanzwe. Wakwirinda rero ute iyi ndwara? Gabanya umunyu, nicyo cya mbere twabonye ko icyo kigutera. Ubwo kigabanye, rya imboga n'imbuto byinshi, irinda amavuta menshi, kandi unarebe ngo nkoresha ayahe mavuta. Gabanya ibiro igihe ibiro byawe byabaye umurengera. Gukora imyitozo ngororamubiri, irinda inzoga n'itabi. Niba urengeje imyaka 40, ipimishe kenshi, kuko abantu bari hejuru y'imyaka 40 usanga ari bo bafite ibibazo by'imivuduko ikabije y'amaraso ku kigero kiri hejuru. Rero ngufitiye inkuru nziza ko ngiye kukubwira umuti uzakuvura umuvuduko. Ugiye kwa muganga barakubwiye ngo urwaye umuvuduko, ni ukuri rwose kora ibi bintu uzagaruka umbwira. Kora uyu mutobe wa beterave, ufate beterave ebyiri, hanyuma ushireho ishami rya seleri, ubwo ni agasereri kamwe, hanyuma ushyiremo n'agace ka tangawizi, ushyiremo igikombe kimwe, ngo ni ukuvuga nk'ikirahure cy'amazi, hanyuma uburendingane n'ibyo ngibyo, ubundi unywe uyu mutobe. Ukunde kunywa uyu mutobe, uzagukiza umuvuduko ukabije w'amaraso. Hanyuma umuti wa kabiri, ibyo ntubibonye uri mu cyaro ahantu ushobora kwibonera ibishayoti, uyu muti uri hejuru, uri mu miti ya mbere ivura umuvuduko ukabije w'amaraso. Hanyuma hari ibishayoti, ibibabi 5 by'ibishayoti ubiteke muri litiro imwe y'amazi, bibirane nk'uko uteka amazi, hanyuma ubikureho. Nta kubisekura no kubirambikamo nk'uko urambikaho mu cyayicyayi. Ubiteke, ujye uyungurura iyo litiro, uyinywe ku munsi gake gake, ntabwo ari ukuyigotomerera rimwe. Uzashiduka ibipimo by'umuvuduko wawe byasubiye ku murongo mwiza. Ikindi kivura umuvuduko ukabije w'amaraso kiri ku rwego rwo hejuru ni ugusenga no kwiringira Imana. Usanga abantu benshi barwaye imivuduko bitewe no guhangayika. Reka nkubwire ngo iringira Imana, kandi Kristo akuruhure, Kristo aguhumurize. Ibyo udafite uyu munsi umenye ko ejo uzabibona. Ndakwinginze ugire umutima utuje, ntuhangayike, nturebe iby'abandi ngo ubyifuze, ntugire ishyari, ugire umutima utuje, sibyo? Mwituze no mu byiringiro nimwo duhererwa ibisubizo. Imana ikugirire neza. Ngaho rero genda ukoresha iyi miti, ahasigaye Imana yampamagaye ibikoreremo, muzagaruke mushima. Ndabakunda, Imana ikandusha.